Josiane! Josiane! Karame. Love and sacred. Nawe nzakubwira kugeza ryari. Mware uri kugaragaza iki? Uri kugaragaza iki? Reba wahinduye n'imyenda nta n'isoni. Ese abakangizi wibagirwa akazi ushinzwe? Ninde akubwiye ngo wambare ino myenda? Ngo harya ngo umukazana watajya kwivamo umukazana. Ni watajya kwivamo umukazana wibagira akazi kakuzanye hano. Ko nkaho umuntu azakugira ati reba byonyine kuntu usa kuntu umeze watetse amabinga hariya bari kukubwira uri kubona ari umukazana mu rugo yego ni wowe Gusa umuntu agukorera iki utangiye kujya uhindagura imyenda nko hano waje kwirirwa werekana imideri imyenda barizwa murayiyobewe narangije akazi kawe iyo urangije akazi wambara indi myenda ukajya kwicara hariya nari ngiye kumubaza icyari kabiri kangahe ubundi protocole zawe wigize muri runo rugo ni nyabaki ngaha amasuku adashinga natagomba gukorwa amasuku uhakora amasuku none ngo urajye kumuza icyo urya none utanga oda yo kugira ngo bamenye ibyo bateka hano wari ugiye kugira ute ndi kuvugana nande ku umutwa wundebe ndi kuvugana nande Niki? Oya ntacyo mwana wa ntacyo. Mumestese. Sibagize ngo simeze neza. Ndumva meze neza. Ndishimye. Ndimukoroherwa nawe narakubonye. Wavuga uri soka isa. Umva rero mubwire. Hari ibintu asohoza ndi gusoma kuri zira mpapuro zo kwa muganga bigaragaza uburwayi ko bumeze n'amaordonnance sinasobanukirwa. Ibintu nabonye byo by'inshinge zimwe na zimwe bimeze bite bizajya bigenda gute? Yewe ntabwo utyaza amaguru wa mwana we. Uriya mudokiteri wanyakiriye. Yararebye ngo asanga ari ibintu bizamuka bikamanuka bikazamuka bikamanuka. Asanga ko ibinini gusa bidahagije. Ntabwo Buriya uzi ko yantegetse kujya nterwa 2 mu cyumweru inshinge. Nise mama ibintu by'ipompe warabiretse burundu biranga. Ntacyo byamariye. None se buriya nari ngiye gupfa kuriya ntayifite. Byaranze ngo nyine muganga ntabwo yambujije kuyikoresha ko yambwiye ko bigiye kugenda bifatanya n'ibyo binini n'izo nshinge. Ubwo uzongera usubire kuri pompe nyuma. Nzayisubiraho nyuma. Ubwo byamaze kugabanya imbaraga. Yego. Mama ariko ntacyo. Mwana wanjye. Eregaho naringiye nyamara buriya inkuru mbariranira tuba. Mama buriya rero ukuntu ugiye nkuze. Ntabwo ugipfa kuvuga ikintu kiretse iyo byakaze. Nuko witeguye ko umukazana bakubajije usubiza ngo iki? ntabwo nasubije ikintu navuze. Bakubajije usubiza ngo iki? Nyine yabimbaje njye mpita ndeba hasi ntabwo navuze bituma magana. Warebye hasi ariko ukumva waba umukazana? Oya ukuri kw'Imana njye nazanywe n'akazi gusa. Urarira hano se urarira ni kwa nyoko? Ntabwo ndi kurira. Akazi karakunaniye. Ufata inzira utahe. Oya fata inzira utahe. Ko kakunanira ukiri guhindura imyenda waje kuri gumara amasabune hano. Imyenda ugomba kwambara urayiyobeye ku buryo wicara hari ugatemaza. Ariko Josiane ni wowe ndi kuvugana nawe ntabwo ndi kuvugana n'ikiragi. Siwe ndi kubaza.
hindukira ndebe ndi kuvugana nawe ntabwo ndi kuvugana n'ikiragi nkeneye kumenya amagambo ari kuvugira hariya ku buryo abantu bageraho bakwita umukazana nari nicaye mama nyine nari ndi wagiye kwicara ndi kubwiye yaramamaga nyine ndashaka kujya kumubaza ese uri hariya kutavuga udidimanga nyine nari ndi kuri hano uvuga ngo mukajya ngo bakudaze wirirwa wisetsanga wagira ngo wanjye imbere niwe ndi kubaza byagenze cyo kujya kubwira ngo umukazana ndi kumubaza ibyo arya ntabwo nzabikuyabibaza ubundi se adakwita umukazana ari wahinda imyenda yamenye icyo uri cyo hano oya ntabwo nari washatse kujijisha kugira ngo atamenye ikintu ushinzwe hano oya nta kibazo ugiye nuko ariyo uteka nashakaga kumubaza ikintu azajya arya nyine kwa kongo arwaye asima numva avuze biriya nta kindi nta nubwo nigeze mvuga ku bindi bintu by'amakazana ntabwo nigeze mbivuga nta mawe yabikuye he bura niho nahise ngirira ubwoba hari igihe umuntu aba yanga guhangayikisha abana mama ibyo bintu ariko urabizi ko twabyanze mama uba ugomba kumbwira uko byaba bimeze kose reka weho kubyanga kubi erega dore ikintu mba nanga mvuga gato ukabuje wiruka ushobora gusiga n'ibintu byawe kandi mwana wanjye urimo urarema ejo hazaza mama nta kintu na kimwe kinganya agaciro nawe ko ngewe nibutse ubuzima waciyemo ku bwacu ndavuga nti mama nta kintu na kimwe ntakora kubwe ko mbishimira Imana aho mugeze bishimira Imana aho mugeze ahubwo se uwo mama ubundi wakigumiye inaha tukibanira n'ubundi kumba mbona nta kintu bitwaye mvare urantanguranwa kandi igihe nashaka kukubwira ko nshaka kwitahira taha ndashaka gutaha pe mama nasomye yuko ugomba kuzajya uterwa inshinge kandi ugomba kuzitererwa ina nese uzajya uza buri wa kabiri na buri wa gatanu ukanyagwa iyo ntekereje urugo rwanjye ubu ndarya buriya rero mwe mwibwira ngo ndasinzira mfa gukanguka udutotsi twa mbere tw'umunaniro ngatangira kuzenguruka imirima yanjye nkatangira kwirukanka nkareba mbese ubutaka bwa ibyanjye byose ni ibitaka mbireke se nindamuka mpfuye nzabasigira iki nzabasiga mutagira ahantu ntakiruta ubuzima n'isura yanjye ntari umugabo imbere yanjye uracyari umwana mama ibyo bintu nabyihorere ugomba gukurikiranwa n'abaganga uri hano mu rugo urumva ntabwo mbizanye nagiye kubona nanjye byanunguye sinshaka kubona amarira yawe kuko nayo ubugona nayo indyarya ayo marira ukuzana nayo indyarya kumbi mba nagiye ukatucokamo ukigira mabuja mabuja nyine ndi kuvugana nawe ndeba hano kuva ryari wigira mabuja ntabwo ndi mabuja ku buryo ugezaho wigira umukazana hano ntabwo nigize umukazana ntabwo nigize umukazana ubu aka kanya uzi ibyo byumva vuba vuba cyangwa mwinike muri aya mazi nagira ngo mubwire ko ugomba kubarizwa muri iki gikoni ibintu byo kwirirwa wibaransa muri iyi nzu uzenguka inzu yose ahantu ugomba kuba uri ni muri iki gikoni nta handi ufite ho kubarizwa uri kujyayo kandi ujya ugomba muri bya byenda byawe ibintu byo guhindura wirirwa umara amasabune hano naguhaha nta n'isoni kugeza igihe ukiriye neza njyewe muganga akambwira ati rero mama wawe ngo bameze neza yanagenda ariko igihe cyose atarambwira gutyo turi kumwe mama tugize dute turi kumwe ibyo ntituzanabipfa ariko hari igihe urukundo ukunda nyoko aho ntushaka kuzantungana n'umugore wawe ubu nushaka umugore uzagumana n'umugore wawe na nyoko umugore wawe ugize amahirwe yo kugira mama nyirabukomeza nkawe reka kuvuga ntiyatanga ituro ry'ishimwe reka ahubwo mubwire inkuru ntari nakubwiye bwa butaka bwo hepfo bwegeranye n'ishyamba maze kunanirwa sinkibasha gukorera imirima ngiye kubugurisha icyo kintu rwose ungira inama mwana wanjye mama ntarashyizemo abakozi nabashyizemo se umukozi nta mbaraga nkigira zo kubiruka inyuma sinkibasha kuzinduka ngo njye guhagarana nabo ibyo bakora
n'uhinze arabitaba n'usaruye abisigamo cyane ko bahinga byinshi bakabitwara nzahagurisha nsigarane hato mwana wanjye reka njyewe nkwibwirira njyewe ubundi hari ahantu ubundi ko ntahatura sibyo njye mba numva nitubona bitari kugenda neza twahagurisha tukaza tukari ahandi twigurira yaba inaha yaba muri iyi mijyi iri kugenda izamuka hose ni ahantu ho kugura kandi buriya ikibi ni ukuyafata tukayakoresha nabi ungana so mwana wanjye mwana wa enderaga n'ubundi narakwiye ahubwo se wagurishije ukiyizira mama nkaza kuba i Kigali i Kigali mu bamirabusa murirwa murya ubusa nakuraho imyumbati nakuraho ikijumba nakuraho iteke urabona unanutse ntabwo unanutse nyine umenyereye izo sosi zinanga n'umutima nama wanjye uranguka nyihakana ntacyo ushaka kumbwira ibyo namenye ibanga ryabyo n'iyi simbamo ntazahigana ubwayo inkumira kuguma n'uwo nkunda shaka kumpunga mureke ngo nuko nzana ngufungire bebe uraje umfungire bya bintu byawe by'umfungire nijye buranda afite ahantu nziza yo kugufunga ibintu wapfungije undi by'amahembe ameze gutya ajyangiye ndi gipupe kugira ngo urumve ubundi baba n'akandi nyine uyisumuramo umwana bigenze bite reba ukuntu birakaza ubwawe bihita bigaragaza ko none kugira ngo nsiga kano nyise umwana okay so bebe fasasa kandi ushaka ko tuvugana urabona mama sibyo ariko ibyo twamaze kwiyunga nta kibazo nta kibazo ngambwira ikintu nshaka kukubwira bino bintu nshaka ko tubibona nk'amahirwe sibyo kuba mama ari hano nshaka ko bebe nyine ndi kubona utari gushaka kubyumva neza ariko ndagushimye ariko uzi ko cyagiye bari bagiye gutuma nakora kati ni ukuri ariko nyine watabariye igihe mana yanjye ntabwo nzi ukuntu nagushimiramo kandi igihe cyose waba ari ku bwanjye ndagukunda cyane ikindi abashuti banjye twigana barambwiye ngo mfite sheri mwiza bebe konzi ko ibintu byacu se bitari public ari uyu byeriga ndi proud yawe ntabwo nabura kubyereka abantu hari abashuti banjye nyine turi close nakweretse barambwira wow ni mwiza namubwira rero ukuntu mumubona inyuma no ku mutima ni kameze afite umutima mwiza kurusha uko asa inyuma nyine nshima Imana kuko Imana ari ngiye ugenera ibintu byiza gusa I like it anyway baby I'm very sorry right sorry for what nyine kuba naratinze nkatubana wa stress ntabwo riga harimo ikibazo ni uko utari uri kunyitaba njye natekereje ko hari ikibazo waba wahuye nacyo kandi ntabwo nari kuzibabarira sibyo ni ukuvuga ngo systeme za banki zari zanze biba ngombwa ko ntindaho ariko Imana yasubirije mu gihe ntuzigere na rimwe usaba imbabazi njyewe ni ukuri kuko mba mbizi rega nta kosa we wakora warigambiriye wowe nawe amfika yes ega wanze ukunze ni nyakubuka sibyo vuba aha uzisanga uri mu kaza so rero kugira ngo ibyo bintu tubikore neza bisaba ko mwihuza mukumvikana
nyine ibintu byose mukagenda neza kandi abizi mama ntabwo agoranye cyane byanze bikunze umuntu wese afite ukuntu afite ibyo akunda nuko abyumva ibintu ariko mama ntabwo agoranye cyane ni ukwine wenyine mwiza yitonda sinzi n'icyatuma akorana kandi naramukunze yego umwana mwiza none se ko nta kintu abangamo muri uru rugo aba rero atinze tuzi ubwo nayigize ngo kuko akabazo twari dufitanye kare kuba utarubizi ariko twari ubwo wamaze kumubona nanjye nari mbizi nyine ko uri umukobwa umva ndagusezeranya promise mama wawe ni mama wanjye nzabitaho uko nshoboye kose umva rero gusabika kanjye wabyarira ibyo ntekera nibyo nawe akunda kandi se urwaye yarya biriya biryo oya merega mama arwaye ni asima ntabwo indi ndwara uvuze ngo umuhungu na nyina ni wowe ngiye gukunda biriya biryo niho nabimukuyeho kubera ko niba bintekera so naje gusanga wowe uzi kubiteka kurusha n'imbere y'Imana mana yanjye hejuru y'Imana nzi ko ari umuntu wa kabiri nizubaho baby ibyo ninde wabikwigishije ntabwo babinyigisha ahubwo ariko mbibona ni nako biri yebaba we usigaye uri kuri level yo gutombora cyangwa oya ariko umuntu nkunda ntabwo cyane ko ntigeze nyoba uzi ko njye nasabye Imana umuntu 50% irangije imiriza 500% y'umuntu nasabye nurakomeye okay nabyemeye sinuzahinduke no baby ntabwo nshobora ndagukunda cyane n'umutima wanjye wose okay ikindi baby nagira ngo hari ibintu wigeze kunkorera sinabona umwanya wo kubikubwiraho neza ariko ibintu byo kwivumbura byo kunkekera sheri niwe nkunda wenyine rero ntugatume ntekereza kure numve yuko icyizere wari umfitiye cyatakaye nanjye birambabaza hano sibyo basi mbabarira nanone sibyo kuba nagutekereje uko utari erega nanjye ndi umuntu sibyo nagufuhira sibyo ntabwo bizasubira okay impungenge wazigira ariko uzajya umbwira tubiganireho yego mbwira impamvu yabyo none nta nubwo nenerebye neza wa mukazi nawe murasa nyine aka kanya ndi ko kwitegereza amaso nibwo mbibona nkanirenganya bise ku kindi basi nitegereje imbere bya nibyo ngibyo ariko ibindi byo you are perfect ikindi kandi nizera yuko nuko Imana dufiteho umugambi ibizireba mu mitima yacu twembi uvuze ngo nyine ibiryo ntabwo biri buhinduke oya ntabwo biri buhinduke icyo nzi nuko nawe bikunda so ntuzajya umutekera ukamutekera bya bindi nyine nanjye bikunda azabyishimira nzagerageza kandi ndabizi ko azakora ko namubera umwana ikintu sasa njyewe nzi mama azagukunda nanjye kandi mukunda of course azagukunda nanjye ndamukunda pe ndamugira umumama mwiza ahubwo Imana yarakoze kumuzana hano kuko wari waratinze kumuzana igihe kiba kigomba kugera ibintu bikaza nk'uko bigenda sibyo akurikanye gutegura ibya nijoro nta kibazo sibyo abagiye inama Imana irabasanga kandi icyiza gihari yes okay continue no kinavuga nuko naguca mu ijambo it's okay nuko icyiza gihari imitima yacu iri hamwe intego ari imwe kwereka imiryango urukundo rwacu tukaba twabyara ahungu n'akobwa byaba umuryango ukaguka tukaba twatera imbere
nicyo mwifuriza. cyane ujya wumva umwana wacu wa mbere tuzamwita nde? Ahubwo se azaba ari umuhungu cyangwa umukobwa? Nyine ntabwo ujya uteganya yenda ngo abaye umuhungu yakitwa gutya, abaye umukobwa yakitwa gutya. Okay, first of all azaba ari umukobwa. Sure. Nese ntitubanze umuhungu? Okay, abaye umuhungu cyo koza yakitwa nka Clinton. Sagasirimu? Clinton. Umukobwa niwe uzashaka. Ikizami ngo hari. Okay. Nese wakoze research nanjye ubwo ndagenda nyine mbitekereza. Nope. Upfuye gutekereza? Ubu ntabwo mpfuye niryo nibitse. Wani none se wari umbwiye ngo wa mbere tuzabyara umukobwa. Gambwira rero nese watikije ko tuzabyara umukobwa mbere ubwo ufite n'izina tuzamwite. Nimbwiye Blake. Okay, reka tubitekereza ryo umukobwa kuko ni umuntu wihariye ukubungabunga cyane. Si bibi. Nyine uramutse umfashe wenda mfite nk'undi muntu turi kugerageza gukundana niki wakora? Ndi kukubaza. Niyo twaba tutarakundanye wenda ari nko kunere tukabona namuhaye time nubwo naba ntarigize mwemye. Ndi kubaza ntabwo ari ibintu biriho. Wamukunze nana kimwe amamureke ngo nuko atankwiye ese mureke ngo nuko ari umuwe. Umva rero mubwire Josiah, hari ibintu nshaka mumfasha ariko ni ibintu tugomba gufatanya. Mwabonye mama ari hano kandi urabizi ko arwaye. Yego. Ndagira ngo rero mumfashe ariko cyane cyane ujye ufasha Maya. Maya. Yego. Mufashe mwite kuri mama, ikintu cyose mama akeneye akibone. Yego. Urumva niba ari ibyo kurya, niba ari ukumenya ko imiti yayinyweye, anyina ikintu cyose akeneye. Ntuzambwire ngo hari ikintu yabuze. Ahubwo se numvishe ngo arwaye asima. Asari n'ibyo se batemerewe kurya buriya. Oya. Byose arabirya nta kibazo. Asima buriya nta kindi kibazo gitwaye kuko ari ikibazo cy'ubuhumekero. Kiretse ibintu by'imyuka. Ivumbi. Nanjye kwanga itabi ariko hano nta muntu uri buhamwe itabi n'ubundi. Nyine akavumbi ka hato mu cyumba cyo no kuyitaho cyane. Isuku mu cyumba cyo no gufungura amadirishya cy'ibyuka. Kuvuga ngo niba byutse ugende uhamenye uvuga iti mfunguye idirishya bikoreye igihe niba akeneye breakfast kubera imiti aba ari bunywe umuhaye breakfast. Skora mwanjye ko yasi muri kagakira. Ariko nyine we yataramufata cyane. We bamuhaye tungurusumu n'ubuki akajya binywa buri munsi. Gutoza sana n'injoro. Yesa akira burundu. Tungurusumu n'ubuki. Yafashe tungurusumu nyinshi n'ikiro. N'inusu arazisekura. Akambura amazi yazo. Azishyira mu kintu akindi kintu ashizemo. Afata na litiro. Inusu niba ari litiro y'ubuki baravanga akajya afata ikiko kimwe sasa n'injoro. Yesa akira burundu. Bibuze ko tumujyanaga no kwa muganga. Ayarembye. Nanjye rero ntabwo yaranira kuko ari umugore wasima mama najya Sha rero mama ntabwo ari ibyo ngibyo. Nubundi ntabwo ugiye kumuvura, sibyo? Ugiye kumwitaho umurinde ibintu byamwangiriza. Urumva asima yiwe yarazamutse biri ku rundi rwego. Iyo yaramurenze. Ntabwo iki ntabwo ari yindi ntabwo yamurenze ariko nyine ku rwego rwo hejuru. Yego. Umva ko ngo bari kumutera inshinge kugira ngo barebe ko yagenda igabanuka ikagaruka ku kigero cyari gisanzwe. Kurumva yayimaranye imyaka myinshi pe. Nta kibazo. Rero ibyo bintu byo nshaka kumwitondera. Ibintu byose mu bikore ku gihe. Baby, hi. Baby, mufite ibibazo byandenze nabuze n'amarira ndeba ukumvuye navuga ko mvuye mu muriro. Ni mu muriro, ni mu isereri, ni mu itanura. Hari icyo kibazo? Urwaye? Bazi ko Karebo yifashe akanzanira mama ye mu rugo.
ubu ngo ndi kubana na nyoko bukwe nako uzambera amaboko ariko ni igikecuru sinzi ukuntu kimeze nicira wikubite umva ikintu cyose nuko ukizanira nikivaho kiri ndumva umutwe ugiye kubasitinga yaje kubasura cyangwa yaje kwabo kosheri wendi fata nkubwire ngo ubuse urumva baba baje kudusura n'insiga yatashye yaje kuhaba angeza uriya mukecuru noneho protokoleze yirirwa avuga umuhungu we kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ubu nta muntu ukivuga nta kwisanzura amategeko yarahindutse wajyana naye sinzi n'ikintu ndi muri uriya rugo ndi kumarayo gusa ntabwo uri kubyumva kuko we ntabwo uhari ariko nibwira ngo ni umukecuru nava ahari amazi munzanire kandi ubwo ngo ngarwaye za masima ngo ibiki ngo amazi ashyushye ibiki amategeko yabaye amategeko inde mama uri mu biki ntabwo naribagiye kukubwira aka kantu karimo kajya gafungiye kamwe akarimo gacangika kwa kabisaba nzanye hari ariko nta kibazo nzajya mufasha mama widukaraga ikibazo no kuri kudukara ubwo no kumutegura amazi ibintu nutabikoresha neza iyi gaze zaguturika ndikubona bikikaragishaho ko ubibona ndabizi nuko hano nyine haramenya karapfu ntabazaga ubwo so kuzajya tumutekera amazi amutume yo koga amazi ariko nta mpamvu cyane babwira ko muri dushe irimo amazi ashyushye yego arimo ahubwo icyo zamwe ngo nagaze kubifungura hari igihe mafite ubwoba ko umunsi umwe azamutwika cyangwa mu kimwe agafungura akonje akaba ari rero ibyo bintu mubyiteho kandi mumbabarire atazagira ikibazo na kimwe kibaho nzajya nkubwira icyo kibaho cyose ngiye nubikora neza ndashaka kwizeza akantu kamwe nzajya ngira akantu murengereza icyakoze ubundi ni nabyo naratinye kubibabwira nabonaga ukuntu nyine mama ajemo urumva n'imyenda itiba myinshi akazi kariyongera bitangiye kwita ku bantu batatu mu rugo bari babiri atiyongeramo umuntu mukuru kandi babyiciro bararushye nkabanjye bararushye cyane mama wanjye ntabwo arushye bararushye baba bashaka uzi ko ujya mwango nyambwe ngo ajya akunda kugira amaguru yakunda kuba gutya akabyimba amwe ngemo masa rimwe na rimwe urumva ko n'akazi kiyongereye mu kandi mama wanjye se ujya umumasire iyo yamwe ngo nyine imitsi yamujya natangiye kubikora ubu kurya no kurya twamubajije ibyo ashaka ari byo turi kurya ngambwira iyo stress uburyo ngiye kuyibamo banzaniye umusaraba ko numva bitoroshye ni umusaraba ukoroha byakoroha gute kari umuriro bakije nyine none ese ubwo ntabwo azatuvumbura nambere kukuvumbura ariko uzi ko urugo rwanjye rugize nk'urwe nta kwisanzura ndi kugenda nigengeseye ngo amata atameneka wajya ngo ni amata ntaho kuvuga okay no it's okay baby listen to me ndarushye pe nyine nyumva okay ndabizi gukora umunyabwenge I know that uri mature enough abo umunyabwenge babona n'umukecuru ugira amagambo angana kuriya arega sheri buri kimwe cyose gisaba ibitambo kandi we n'umuhungu ni gutya ukimuvuga nabi nenye vuga ngo divorce kandi nta niyo ndabona banzu nyuma sibyo bimwe kumbwira cye kwakubwira kujya kuhabonda ukabinkorera sheri hazagera igihe agende kandi kuba indyarya ndabizi urabishoboye ndabizi ubikuze ubwenge kandi uzabicamo anyway reka tubyihore you know what urya ntiwambwiye yuko unaniwe okay yeah alright
none se urabyumva gute mukoreye nk'akamasaje Oh my god. ukarelakisa Nari mbizi pe. Nari mbizi ko nshobora kuza hano stress zanjye zose zikarangira. okay Bibuzaza pe. Oh my god. Aho Ibo. Sikutarumva stress zose zishize. Uzo ko ndi gutaye nkazisubiramo. no uzajya uhita ugaruka hano Ndabikunze ntabwo wabyumva. Ubona atanisinzirira. Yewe mbwiye utajya mubaza amezi 3 amwe ngo afite ikibazo ko n'amafaranga akazi kariyo akantu kose wakabaza aya kazi karaniyongereye njye nta kibazo nubikora neza murakoze rwose ntabwo nabura kugushyira mu kiyo akazi kiyongereye nanjye mbabwira yego murakoze cyane sawa rero ukomeze ubwo ukora mutekere iboneka iki niki ibyo nsanzwe niga ntacyo wagenda umubaza ibyo byo nta kibazo ku bijyanye no kurya ariko wamubaza ibyo ashaka yego amavuta yanashize ntabwo ibyo urabibwira maya mubaza uko bikora ariko mama bose Karibu ni umuntu mwiza uri kuriya yashatse umugore narubwo namushatse ni umugome ntakagome umuntu ashaka n'umugabo umwe ari umuntu mwiza undi ari umuntu mubi afite akagore kakagome ngo ni fiance ye maze namurongo akamushyira amaboko mutarakita no kuri mama wawe sinjye se undi uhora mwitaho ntabwo bazi uko byagenda ntabwo bazi icyo kintu kiri kujya mbere Baby nawe uri gukabya pe uri gukabya nimba. ese icyo mbereyeho Ai none nkumaze kukureba. Basi kunumva umuvuna niyo sasa arangira. Oh my god. urimba gute Mbega ibintu byiza bibungira ukurungaho. okay Ungira. Murasinzira. it's okay Simbiguye wabyigiyeho ibintu byo gukora massage. nagize ayisumbuye na kaminuza Kandi uransetse. Umva ko tube ducuranga. okay Password yawe ko nyibagiwe aka kanya se. all right Complain. all right yeah hingiye Kandi ducuranga. okay samwegamo gato aho ngaho Mbega akarimbo keza. Kajyanye n'iyi massage. okay nkomeza gukorera ka massage Now I don't know who's to trust, who's to stay for me. N'umutima nama wanjye uranguka nyihakana, ntacyo ushaka kumbwira, ibyo namenye ibanga ryabyo, n'iyi si mbamo ntazayigana ubwayo. Inkumira kuguma n'uwo nkunda, shaka kumpunga mureke.